kuko ibintu mvuga bibangamiye ubundi dini kuko nukuri ari ukubangamiye imiyoborere n'imitegekere y'idini kandi idini yobowe n'abantu bafite imbaraga bameze nk'abasahura imbere bafite imbaraga mu buryo bwose kuko n'amashuri nanjye nize barayize ndetse n'abafite amashuri ari hejuru yanjye noneho niyo Bibiliya babeshyiramo bamwe barayizi ariko ntibakora ku kuri bakora ku kinyoma hari n'abandi noneho bahishwe ku kuri ariko kugira ngo intego zabo zibashe kugerwaho none uri no kuvuga ngo idini iramutse guhamagaye ngo uri umukiranutsi baba bahombye wazagaruka uzi ko buriya mu idini abantu bajya benshi ari uburushyi ko kwitwa mu munyabyaha noneho akaba procedure yo kubwira ngo abantu mwaje Imana yabishimiye kandi Imana igiye kubakuraho ibyaha byanyu iyo Mana ihora yoza umuntu buri munsi kandi ngo Kristo mu Baheburayo ngo yapfuye rimwe gusa ngo bihagije ngo itubona gucungurwa kw'iki kwiteka gucungurwa kwiteka no kudasubirwaho ndaga ari ibintu byo guhora wishyura nk'uri kwishyura umusoro reka twongere tubahe ikaze kandi turabashimira cyane inshuti zacu z'akadasohoka bakunzi bacu mwe mukomeza kubana natwe mu biganiro byose dutegura hano kuri channel Umwizera TV show muri inshuti nziza Imana ibamugisha kubana natwe murukunyumva ni Ngiro Thierry twongeye kubana nanone mu kiganiro twakiriye Apotre reka nongere mwakire nawe anadusuhuze kugira ngo n'abantu umugeze hano bwa mbere muramumenye hanyuma dukomeze n'ikiganiro twabateguriye uyu munsi. Yesu ashimwe bene data mwese mudukurikira na Apotre Anastase kuri televiziyo Umwizera TV show. Ubwo ni kubashyashya kubatamenyereye cyangwa se batanzi mugenda mutugana kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu. Abandi mwese turamenyeranye mboneyeho kubashimira kandi umwanya munini mufata kugira ngo mukurikire inyigisho hanyuma ndetse mugasharinga no kubandi mugakora like mugakanda subscribe kugira ngo ndetse mujye muhora mukurikirana inyigisho zacu ubu n'umusanzu ukomeye rero tutabura kubashimira kandi ni inkunga ikomeye ku ruhande rwacu na televiziyo yacu kugira ngo irusheho gukura ndetse n'inkunga ikomeye namwe ibahesha agaciro amahoro y'Imana abe muri mwe arakoze cyane hanyuma rero yabivuze akoranye n'uri nabisubiramo niba uri mushya hano don't forget to subscribe ntiwibagirwe gukora subscribe comment share this talk to everyone, to your friends, abantu bose muzi ko bakunda ibiganiro byerekeye kwivuga butumwa, byerekeye ku buzima busanzwe, byerekeye ku mibanire, kuko byose birakorwa hano ndetse n'ibindi bitandukanye bishamikiye ku ijambo ry'Imana. Ntukibagirwe kubasharinga cyangwa se kubarangira, kubereka ibikorwa byose dukorera hano. Uyu munsi rero dufite topic nziza cyane ngewe nayikunze nanayibarekomanda Apotre agiye kutuganirizaho uyu munsi, ngira ngo inashingiye kuri bimwe mu bibazo ndetse n'ubutumwa bamwe mu bakunzi bacu bagenda batugezaho. Baratwandikira bakatubwira bati turashaka ko muzadusobanura kuri ibi, turashaka ko muzatuganiza kuri ibi ngibi. Nawe uri wumva ufite ikintu wibaza kijyanye n'iyobokamana, kijyanye n'imyizerere, ntuzatinde cyangwa se ntuzanatinye kutubwira kugira ngo tuzakiganiraho nyirizina tubone icyo dushobora gufataho nka general idea kuri cyo. Uyu munsi rero Apotre dufashe utujyane muri iyi nsanganyamatsiko, utujyane muri iki kibazo kugira ngo dusobanurire, ngira ngo sinjye njyenyine, hari n'abandi benshi babyibaza. Ese ko mission uko tubibona amatorero abyigisha, abapasteri bagenda babyigisha, abakozi b'Imana abita abaprofeti n'ababyitwa aya matitire atandukanye bagiye bafite, bavuga ko buri gihe hazamo ikintu cyo kuvuga ngo barihanisha abantu, umunyabyaha, barayobora abantu inzira nziza, hakabaho uko umuntu bamufata bakamwita ko ari umunyabyaha, umuntu wananiye itorero bakamujajinga, bakamutenga, bakamushyira ahantu ku ruhande, kugeza ubwo bavuga ngo noneho rero reka tukubatize, noneho wanagurweho ibyaha byawe ubu umuntu wera. Ese koko iyi ni mission twavuga ko amatorero yagezeho, abantu wenda babatijwe cyangwa se bihanishije ibyaha babiretse burundu byarangiye? Ngira ngo utujyanemo tubashe kubisobanukirwa, kuko tubona nyine ari indirimbo ihoraho cyangwa se ari ibintu bihoraho vanga abanyabyaha. Ni ikintu abanyamadini benshi bibandaho.
kuko niyo babwiriza baravuga ngo wowe uri umunyabyaha reka ibyaha gira gute ese ubivuga we ntabyo akora abigenza ati kugira ngo dufashe wenda dushobora kuba tutabisobanukiwe neza kugira ngo tubashe kubyumva neza. Urakoze. Murakoze cyane. Umwuka w'Imana abane natwe n'iryo sengesho ryacu kugira ngo arusheho gusobanura ibyanditswe. Ngira ngo insanganyamatsiko umunyamakuru yashatse ko turavugaho kuri uyu munsi kandi biturutse mu byifuzo by'abakunzi bacu mudukurikira niyo tugiye kuganiraho. Ngira ngo yari yabimbwiye arambwira ati uzadusobanurire ni ryari ibyaha bitaba bikiri ku muntu, ni ryari ibyaha biba biri ku muntu. Hanyuma se ko amadini ahari mukaba mubwiriza ubutumwa, umumaro wabyo ni uwuhe, positive impact mu buryo bw'uko umuntu agera ku ntego y'ikimana imushakaho. So nicyo kintu rero tugiye kuganiraho kugira ngo natwe twumve tujye mu mujyi umwe. Amambere ndagira ngo wenda icyo naza kuvuga, ntabwo idini ikuraho icyaha. Idini ntabwo ikuraho icyaha. Nta n'undi muntu uwo ari we wese wakuraho umuntu ibyaha. Ikindi cya kabiri, ntabwo abantu bose bazareka ibyaha. By'ukuri mu ivugabutumwa, mission ya evangelisation cyangwa se mu kubwiriza ubutumwa, iyo bubaye ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwo ni bwinshi, ni muri rusange. Iyo bubaye ubutumwa bwiza bukajya mu mujyo w'ibyo Kristo yatumye abantu ku bwoko bwe, bibasha kubahindura uko burya kwa muganga imiti ihwanye n'indwara nishobora indwara. Ntabwo imiti idahwanye n'indwara yashobora indwara. Ariko nguko ubivuga, ntabwo mission ya Yesu Kristo ntabwo ihura na mission yo mu buryo bw'abantu. Kuko iyo usomye hariya muri Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 19 n'umurongo wa 10, haravuga ngo umwana w'umuntu niwe Yesu Kristo uvugwa. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Is Jesus. Ni Yesu wazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Hanyuma twasoma mu Efeso mu gice cya 4:10 na 11, noneho aza no gusiga wa murimo ngaha bamwe kuba intumwa, abandi kuba abungeri, abandi kuba babuze mu itorero. Iryo torero rivugwa n'abo yaramaze kugura amaraso, bamwe bamwizeye bose bakemera izina rye, abamwemeye bose bakizera izina rye. Yabaha ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana. Iryo ngiryo torero rundi rya Kristo riri mu isi. Hanyuma iryo torero ryo rifite umwuka w'ubugingo n'ubutumwa bwamamaza Kristo bushobora gutuma abandi bantu bahinduka. Ariko ntabwo abantu bafite ubwo butumwa aribo bahindura abantu, ahubwo ubutumwa bafite nibwo buhindura iki abantu. None uraza kwibaza, tugiye kubanza guca mu ncamake bidanze gusubiza ikibazo cyawe. Uraza kwibaza kubera iki noneho mwe mubwiriza ubutumwa ndacyo kumbaza amadini kababwiriza ubutumwa, hanyuma ariko akaba ahakira abanyabyaha. Yes. Reka mbanze gusubiza mu ijambo rimwe. Ubona nta najya kuri kote yuko n'ibikorwa atari byo. Okay wa. Urabona iyo dusomye mu butumwa bwiza, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo, bwanditswe na Matayo, twabona icyo bita umubibyi wabibye imbuto. None ngo za mbuto ngo zimwe zaguye ku kara. Zaguye ahantu hane. Zaguye ahantu hane. None ngo imbuto zimwe zaragiye zigwa ku kara. Ubwo bukara urukumva hariho n'ahantu hose hadafata ubutaka. Noneho izindi ngo zaguye mu nzira, zazi bizo bukara ngo zabuze aho zishinga imizi. Noneho izindi zigwa mu nzira, nyine ziragira zite zirazitoragura. Izindi nazo ngo zigwa mu mahwa, zikurana ibibazo. Urumva urubuto rwakuze rubangamiwe n'ibindi biti ntabwo rutanga umusaruro warwo. Noneho ngo haboneka n'urugwa mu butaka bwiza. Kwa kilanswa y'ubutumwa bubaye transmet, bwa transmeta ariko mu buryo Kristo bishakamo, ntibubura uwo buhindura. Ariko ubundi bushaka kutagira uwo bugira gute uwo buhindura. Ariko reka dusubira ku cyo wari uvuze, ese umumaro amadini yamaze, ese ababwiriza butumwa. Ngewe ntabwo wenda turaza kubishyira mu bice bigeze kuri bingahe. Ngewe ndi intumwa, ndi intumwa y'Umwami Yesu Kristo, kubera ko Yesu niwe wangize intumwa, amba ubutumwa ngomba kubwira abantu. Ariko ubutumwa ntwaye butandukanye n'ubw'idini. Kuko idini nkuko twabisobanura ubushize, idini ifite indi miyoboro migari, imikorere yayo migari yagutse, itaruvuga gusa ngo ni uburyo bw'idini gusa. Hanyuma rero ubutumwa bwiza ubundi nibwo bushobora guhindura umuntu umukiranutsi, bukaguhindura umukiranutsi.
ubwo nuvuga ngo iyo umaze kwizera Kristo umwami n'umukiza wawe isomye mu Baroma igice cya 10 aravuga ngo niba tuza kanwa ka Kristo ari umwami ukizera mu mutima wawe ko Imana muzi uzakizwa hari ikindi kintu gikozwe ubwo urumva ni ukwizera umukiza wabari mu isi kwizera ni igikorwa cyo kwimika ubundi bwami Yesu ni mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 15 aravuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa uzi impamvu ni ukubera ko iyo amagambo y'Uwiteka y'ubugingo ageze muri wowe ububaye undi muntu utari usanzwe nuvuga ngo hari ubundi bwamugize ute wimitse nicyo bita kwizera ubundi so rero noneho icyo uvuga ariko ndaza no kubwira ikindi kintu gikomeye buriya mu idini ntabwo umukiranutse nta mukiranutse n'umwe waboneka mu idini buriya navuze ko uri umukiranutsi mu idini umuyobozi w'idini yaguca yahita kuba no gusomera icyanzu bavuga ngo nguvuga ko ngo ngatakoze ibyaha ngo nta cyaha afite ngo yise Imana umunyabinyoma ubwo nuvuga ngo umubatizo wa iki imfabusa kwa kwihanisha wakoze kuba iki imfabusa kuko umukuru w'idini ubwe n'ushimangiye ko utari umukiranutsi vuga ko idini ubwo iba iki iba ishyira hamwe ry'abanyabyaha niwo ufata ibicuruzwa ukabishyira ahantu ukavuga ati ndabigayidinga kuko bizangirira umumaro kuko uwo muntu agaragaye ngo utarigeze amenya shebuja kandi none wagombye kumumenyesha yaramubwiye ko ndagaragaza urugero akantu kakoroshye aha ntiwabatijwe wari wabona umuntu wabatijwe iyo wabatijwe uwo munsi uvuye mu mazi ngira ngo amadini amwe n'amwe abatiza mu mazi menshi nyine kiba ari mu gishushanyo cya Kristo kandi wenda bitanahura noneho iyo bari kwerekana uko bagira n'imihango yo kwerekana babatijwe bavuga ko ngubwo ujyaho ubwa kangahe ubwa kabiri noneho baravuga ngo uyu munsi Byiringiro siko witwa mu munyamakuru ntabwo ari izina ryawe ngo uyu munsi ngo uyu nguyu ngo yitwaga ngo Byiringiro habaye ngiro ngo noneho rero Byiringiro ari wowe wahindutse ngiro nyine ngo none ngo uyu munsi ngo ngabyaho bwa kabiri ngo yahindutse cyane mu gisha ngo yiswe Tsire ariko it's okay none ze kari ubumenyi bugarukira noneho urumva ngo yabaye Tsire ariko icyo ntushaka kuvuga si uburyo izina ryawe rero ryaguhimbye mushya cyo ni ikinyoma nyine kinagaragara ariko nta kundi yabivuga ko atatuma nibwo butumwa nyine afite wabura uko uhimba ibintu ushaka kurya noneho urumva ngo noneho ngo wiswe ngo Tsire aho kandi tuzanakajyaho nzakwereka uburyo idini iterekera nko kujya mu muhanda tuzakajyaho cyane ubu noneho ngo Tsire ngo ni Kristo ngo Tsire ngo ni izina rya Kristo ngo noneho ngo ngiro ngo ryo ngo ni ripagani ubwo se wavuye he wagiye nuvuga ngo see the same person uracyari umunyabyaha the same time umukiranutsi ubwo ufite gukiranuka wahawe n'idini ufite no kuba uri umunyabyaha kandi ibyo byose bishingiye ku mazina yawe yombi ubwo ngiro ni ripagani hanyuma aho ari ariko bimwe ni mu Rwanda imico yo mu Rwanda niyo menyereye kuko abanyarwanda nako abirabura turarandatwa n'abamisiyoneri ibyo bakubwiye nibyo ugenderaho hanyuma ubwo noneho Tsire ngo ryaba rikiriza none ikintu bashimangira kuri uwo munsi baravuga ngo uyu munsi kandi yabyawe bwa kabiri yabatijwe yabaye icyaremwe gishya nanjye buranya nibaza nubwo ndi indumwa nyine ariko simbyibaza ko ntibifite ubumenyi ubwo uwo muntu wabaye icyaremwe gishya uyu munsi kuwa mbere akongera guhagurutswa ngo ihane akongera akitwa umunyabyaha n'idini yamugize icyaremwe gishya uwo muntu ari mu kihe gice at least at the very day umuntu yakira umubatizo yemerewe kwita umukiranutsi at least ubundi impamvu utabyita ngo bikunde nta muntu wiyita umukiranutsi ahubwo hari uwatugize umukiranutsi ni ukuvuga ngo iyo ukimara kumenya uwakubyaye uretse ko atari nakubyaye kuko wabyawe n'idini wabyawe n'idini kuko yanaguha amazina yanagujya gushakira yanaguha n'umubyeyi batisimu bata ngo kubyaye nawe uri muhagararanye ntabwo atagize ubwo kugira ngo habyare Imana habyare Kristo waje gucungura abantu bagiye ku musaraba bagushakiye undi mubyeyi batisimu iyo politike nayo tuzajyaho ngwereke icyo bimariye idini hanyuma rero ni ukuvuga ngo
impamvu rero ahubwo mbaza ngo kuki idini ikubwira ko uri umukiranutsi none yakubatije hanyuma ntabwo biraza kujya nyuma ya topic twavuze hanyuma ejo ikongera kubwira ko uri umunyabyaha ugomba guhora wihana iyo process ihora nicyo nshaka kumenya urumva ntabwo ni bihinduka ukuvuga ngo reka ngo mbane umubwire hari ahantu ntabwo wigeze uba umukiranutsi mu byo bakubwiye byose ntabwo wabayeho uraba umukiranutsi se wamenya ukuri icyahindutse ni ugeze ubyarwa se wakorewe imihango ariko ntabwo byawe noneho ikindi icyo cyo ni kimwe ariko ni igisubizo kiri spirituel noneho mu buryo bw'idini yo mu buryo bw'idini ubundi nguko ubushize wigeze nimba ari wowe wisabye nimba ari abandi babisabye ariko mumbwira ko nzasobanura ku cyerekeranye n'ubukoroni mu byerekeranye n'abamisiyoneri guciye mu iyobokamana ubundi idini buriya nayo igira ubukoroni kandi umuntu wese ugukoroniza aba ashaka kubyaza iki umusaruro birumvikana kuko none se ubwo idini abantu bayoboye idini ninjije batazi ibyo barimo ku buryo araza kubwira ngo uri umukiranutsi nubwo utari wanabawe ko utamenya ibyo ari byo ko nabyo twaye ntibyakugeraho we ariko se arakubwira ngo uri umukiranutsi ejo aba akibonye iki nta kintu yawe ndamubwira ibanga ririmo rero ibanga ririmo buriya umunyabyaha ni imari umunyabyaha aho ava akagera ni imari mu buzima bwo muri iyi si noneho wakwibukana imari dufashe kubyumva neza ndabikubwira abantu numva iki kintu gihitinze mbona se gikozeho cyane ndaza kubikubwira kuko umunyabyaha ni imari ngiye kubikubwira kandi mu bice bibiri yego ndabigusobanurira mu buzima bw'idini iryo si imisangire yego ndetse noneho no ku miyoborere n'imitegekere y'ibihugu muri politiki za leta buri umunyabyaha ni imari ubwo ngiye najya kuri topic yawe ariko nayo nyiciye impande uko sinza kugusobanurira cyane byinshi ahubwo noneho reka tudeviye gato mbanze ngwereke biri kuvuga ngo urashaka kuva mu banyabyaha noneho ngo umukiranutsi ngo umukiranutsi uri umaze iki ahubwo bashobora kuba bagukurura ukagaruka bagukura se ahubwo urumva bakurekura ntabwo bakurekura cyangwa se bakabona ko ugiye kuyobya abantu benshi banzimenye ko umunyabyaha niwe nkomoko y'ibyo kurya by'umukuru w'idini aho kantu kumvise nka bya bintu ari umuntu ari umugabo nyirango ni umusitari asanzwe akora hanze yagiye mu kiganiro n'umunyamakuru wa MIE Empire avuga ko acuruza serikeyi none se buriya uba usenga ngo abantu wenda ngo bagende kugira ngo ubone uko ucuruza ntabwo ari byo banifuza ariko nkenera abaguzi nabwo kuko ni bizinesi ubu icyo ariko ni ukuri kuko ukuri kurakomeretse none se buriya akamenya nk'ubwihoreye buriya ujya kwiga ibintu by'ubuganga infirmieri kugira ngo ube dogiteri w'ibiki ube muganga w'ibiki wari uzi ko buriya aho kambere yavuze ari ukuri nako nakaguha nk'urugero buriya ibitaro iyo umwaka urangiye abatitireri b'ibitaro bakora inama yo kureba niba ibitaro byarahomba ibitaro bihomba ryari bihomba ari uko nta barwayi byabonye urumva leta iri kuvuga ngo mushake ukuntu n'abajyanama b'ubuzima mukuru ubukangurambaga murinde abantu batatakwaye n'indwara runaka ariko nubwo bari kubivuga ibitaro byo biri guhomba kuko nabongera gukangura ngo umuntu nafatwa n'akantu gato niyo hari umuriro ngo ahita kumwirukankana kwa muganga uzi icyo bisobanuye ashobora no kudakira kwa muganga ariko noneho bareba muri raporo yabo baravanga ibitaro byarahombye ko byakiriye abarwayi bake urumva ko kurwara ni inyungu zandese oya ibyo nanjye njajinga nagira mbasobanurire reka tugwenda kumva ko tuba tunagatatu twigire ku munyabyaha warumbajije uburyo umunyabyaha ari imari ku madini buri umunyabyaha ni imari mu buzima bwo mu isi umunyabyaha niwe nkomoko y'ubukire umunyabyaha ni inkomoko y'ubutunzi ku bantu benshi nakubwiye kuri sayidi ya leta no kuri sayidi y'amadini wenda tubanze ku idini buriya niba wibuka ikiganiro twigiye tugirana gituma amadini yahakanye ubuntu yahakanye ubuntu bwa Kristo burya guhakana Kristo na Kristo ndetse bamwe bajya bavuga atagarutse nkaba bamwica wagize ngo yakicwa na leta z'ibihugu se yakicwa n'amadini uko yavukije kurya
urumva Imana imaze kwemerera abatambyi kugira ngo bajye batungwa n'ibiturutse mu banyabyaha niho byanatangiriye. Noneho abantu baza n'ibitambo by'ibyaha byabo, baza n'ibimasa, baza n'ibiki, baza n'amapfizi y'intama. Noneho ibyo bintu bibe umuhigo n'ibyo kurya by'abatambyi bemerewe. Ni ukuvuga ngo byaragoranye kugira ngo ubutambyi bwongere buhagarare, kuko umutambyi mukuru ahageze abandi batambyi babone gusisibiranya ngo basubire muri rya hema baridode. Abo batambyi basisibiranyije ni abanyamadini. Buri idini yabaye kompoze ishingiye kuriya muco w'ubutambyi bwa kera, kuko bazi ko harimo ibyo kurya. Kuko bazi ko harimo ibyo kurya. None urumva kugira ngo umuntu abashe kugira gukira ibyaha bye, bamutambira ibyaha bye, yagomba kuzana impongano. Aho kandi murabumva? Ndakumva cyane. Bari kuvuga ko umukiranutsi wazana impongano. Bari kuvuga kandi umunyabyaha yagomba kuzana impongano z'iki? Z'ibyaha bye. Ari bya bindi by'amaturo twabonye byo kuza gukeza, ari bya bindi by'ibya 10 twabonye percentage batangaga ku byo ngo bungutse n'ibyo bagize bate kugira n'ibyo bejeje. N'uyu munsi amadini aracyabyaga buriya uramutse unabikomyeho cyangwa se ukagira inkomyi yatuma biratangwa. Ndakurahiye bakubamba. Maze n'ubu butumwa mvuga byabaye ikibazo. Abantu benshi baba baca mu gikari bambwira ati pastor bazakwica, pastor ibintu by'imana ariko mu izina rya Yesu ntacyo nzaba. Kuko mfite protection y'Umwuka Wera. Kuko ibintu mvuga bibangamiye ubundi dini. Kuko n'ukuri ari ukubangamiye imiyoborere n'imitegekere y'idini. Kandi idini yobowe n'abantu bafite imbaraga, bameze nk'abasahura imbere. Bafite imbaraga mu buryo bwose, kuko n'amashuri nanjye nize barayize ndetse n'abafite amashuri ari hejuru yanjye. Noneho niyo Bibiliya babeshyiramo bamwe barayizi ariko ntibakora kukuri, bakora ku kinyoma. Hari n'abandi noneho bahishwe kukuri ariko kugira ngo intego zabo zibashe kugerwaho. Noneho rero ukuvuga ngo idini iramutse guhamagaye ngo uri umukiranutsi baba bahombye, wazagaruka se? Uzi ko buriya mu idini abantu bajya benshi ari uburushyi ko kwitwa mu munyabyaha. Noneho akaba procedure yo kubwira ngo abantu mwaje Imana yabishimiye kandi Imana igiye kubakuraho ibyaha byabo. Iyo Mana ihora yoza umuntu buri munsi, kandi ngo Kristo mu Baheburayo ngo yapfuye rimwe gusa ngo bihagije. Ngo itubona gucungurwa kw'iki? Kwiteka. Gucungurwa kwiteka no kudasubirwaho. Ntabwo ari ibintu byo guhora wishyura muri kwishyura umusoro. Urumva ni ikintu gikomeye. Ariko kubera ko niba witwa umunyabyaha biraza kuba ikibazo ngo ari ibintu ngo ndakubisubiramo. Hari periode mbere y'uko amadini agira inkomyi, umukuru w'igihugu afata icyemezo cyo kugira ngo hano mu Rwanda bafunge amwe mu madini. Buriya kariya kantu nyine hari abo kakanze karokora n'abandi bantu. Noneho mbere y'uko ibyo bintu biba hari hadutse ibintu byo mu Rwanda byo gukora ibiterane bidafite intego. Icyo mvuga ngo bidafite intego si iz'Umwuka Wera, ariko bagiraga ibiterane bango hari ababwiriza butumwa ngo bazaza umubwiriza butumwa ngo usize amavuta. Ngo usize amavuta nyine ukibaza amavuta ukayayoberwa. Barya babanyweye ku rumogi ugera imbere y'abantu akajya acura agatebe agakora santushe bavanguriza umwuka. Umwuka Wera yuzuye yazaga akantu ko warukaze akantu urara urumogi. Uruza abantu benshi bajya gukora ibiterane na za rikeri barazinywa aho baraye ku mahoteli kugira ngo aze guhabwa imbaraga zo gukora iki? Ibitangaza. Kuko nta wundi mwuka w'Imana afite, kandi abaje gukora ikintu kiraza kumuha amafaranga. Kuko araza akavuga ati hariya mwakira giterane tuzinjiza miliyoni 5, tuzinjiza miliyoni 10. None ubwo n'amabuye araza kwihandisha n'amabuye, ariko icyo abona cyose kirashoboka kiramutiza ingufu aragikoresha. Urumva rero igitangaza aho ngaho kwera nturakamenya ko nibyo abantu babuza abandi nabo babikora. Iyi nabo barabikora kandi ugeze bikomotuza. Ariko ibyo byenda ari guca urubanza nabyo turaza kubigeraho. So rero umunyabyaha ni imari. Ni imari gute rero? Ni imari y'idini. Tuba tujye mu idini noneho. Ni ukuvuga ngo ibyo kurya by'abakuru b'idini bikomoka ku banyabyaha. Umuntu umaze guhishurirwa ubuntu bwa Kristo akamenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uburyo Yesu yabaye umutambyi akaba igitambo akabituro akaba n'umuba guhumura neza, akaba yaramaze gutangirwa ituro nta rindi turo yakikorera, akaba yaramaze kuba abona umutambyi mukuru wamwinjije mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Uwo muntu wagombye kamushaka ukamutwara ibishyimbo bye.
uwo muntu wakongera kumubwira ikawa zeze ngo nazana amafaranga yagurishije ikawa ngatanga iya 10. Uwo muntu wamubwira ngo nazana umushahara we ngata ari kugura iki kubugingo buhoraho yabuhawe. Yesaya hanuye guki Yesaya 55:53 yaravuze ngo n'abadafite ifeza muze mwakira amazi y'ubugingo muziyatware mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Yari kuvuga Kristo ugiye kuza. Kuko idini n'igito zituma ko Kristo amenyekana. Babonye nuko bahisha iryo zina uretse ko naryo bararyitwaza kugira ngo bagire uko batabwiye ko ari Yesu bivuze. Ntabwo nibyo bezesha ibintu byabo n'imihango yabo. Ariko ni ukuvuga ngo ibyo kurya by'abanyedini bikomoka ku banyabyaha. Nani ubwira birabiterane mbere yuko nabaye mugatarutseho mbere yuko ifungo ry'amadini riba. Barakubwira ngo ngwira wishinganishe. Ngo uyu munsi ngo Uwiteka Imana ngo yambwiye ibintu bikomeye. Ngo Imana iravuga ngo igiye guhehanga igiye guhanagura ngo birabaye. Ubwo Imana nyine igiye kwisubiraho nutanga amafaranga. Shaka Imana. Noneho bavuga ngo gishinganishe ng'igitambo cyawe ngo kizane ngo Uwiteka Imana ikwemere ng'igitambo cyawe ngo cyaba ari ikoti wambaye ng'igitambo cyawe cyaba ari inka yawe zituye ng'igitambo cyawe ngo cyaba ari 10,000 ng'igitambo cyawe cyaba ari aho kantu murakumva abantu batanze amafaranga ng'Imana bwantumye ku bacuruzi mwanumye ko nyamashuri yanumye ku bacuruzi ngabacuruzi kandi ubwo bo umva ukuntu abanyumva mujye munyihanganira wenda abakuru amadini bo barandakariye ngo mena amabanga ariko sinigeze nanabivamo uzi ko nabibaye mazajye kuri kamera avuga ati yabibayemo kuko nabwo sinatumwa n'Uwiteka Imana nkampa ubutumwa buzima iyo ntwaro nahawe n'isenya nyine imyambi ya Satani ariko bajye banyumva neza buriya uzibira ibintu byo kuvuga ngo batumye mubwiriza butumusiza amavuta abakuru b'idini babanza kugambana n'uriya muntu bakamubwira n'ibyo zavuga bakanamubwira n'abantu bafite aho hantu uko bameze ngo ntibari kumva ngo ntibagira bate n'ibiki nawe akavuga ati mbo noneho rero ubwo bo bari kunyumva kandi abakurikirana ibi biganiro bo bazi ko ariko bajya babikora ariko nubwo ariko mubikora mumenye ko atari Uwiteka watumye ibyo bintu nyine ibyo mwisi nibirangira kuko muri Matayo 26:16 navuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose biri mwisi ni yakubugingo bwe. Urumva ngende kureba iby'ubugingo twahawe nawe ari kureba inyungu zo kwiyubaka mu buryo busanzwe. None akamubwira ati rero nabo bakajya mu biciro akavuga ati mwe muzandundira abantu nibura amasange abantu 500 cyane hejuru cyangwa 1000 noneho rero amafaranga muzamba 1/3 yazinjira wowe n'ubutaro wabona bari abantu bamaze kubwiriza ubutumwa ukuntu bajya gushwana n'abapasiteri abapasiteri bajya kubara amafaranga ati hinjiye make undi ati ko nabonye bagira ko nakururaga abantu bakayazana. Urumva ko iterabwoba rero hari niryo gukanga abanyabyaha uko umuntu wakiriye Kristo nta zindi ngabo bigombera aho akwandura ko kumvise ni ukuvuga ngo abanyabyaha nibo nkomoko y'ibyo kurya by'abakuru b'amadini. Aho kandi aza kwereka neza hano mu byakozwe n'intumwa igihe Petero na Yohana bageraga imbere batambuka ku irembo ry'urusengero ngo bahasanze ikirema cyari kihari gitangira kubasaba ati nyabone nimba mufite icyo mufite ni mukimpereza. Icyo gihe ubuke ko Petero na Yohana baramubwira ati feza n'izabo ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha. Ni iki bari bafite rero ryari izina rya Yesu Kristo gusa kwatura ko Kristo ari umwami aravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka kugira ute ugende. Yusomye no mu byakozwe no 14 ba Paulo nabo barabikoze bagiye bakiza abantu mu buryo butandukanye ariko ikibazo kirangana iki ngabakuru b'amadini ndetse n'abatware bahise ko bahagurukira intumwa bazita muri gereza abantu babafunge. Bibiliya ikatubwira ngo kubera iki abasoma muze kwasoma ibyo byanditswe muze gusoma gusoma biriya byakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya 3 mu gice cya 4 ndetse muzamuke no hejuru. Noneho ngabakuru b'amadini n'abatware ngo bahita kubafata ba Petero ba Paulo babata mu nzu y'imbohe ngo kubera ko wa muntu batamubonyeho ibiguzi batamubonyeho iki batamubonyeho ibiguzi nuvuga ngo bari kumubyaza umusaruro. Uzi buri mu idini buri bakubyaza umusaruro haba abahanuzi bamwe batandukanye harimo ab'ibinyoma bo hana abantu bashaka guhanura wenda simbizi ariko noneho bavuga ngo umurwayi muzamuzane hano irani marketing yamamaza idini uko umurwayi ashobora kwizera akanakirira
noneho rero bahitwa ngo haragora abanuzi bakomeye bigatuma abantu batangira kugenda bahaza ariko noneho irangije baravuga ngo uzaza n'igitambo cyango n'ishimwe ryawe ngo urizanire ngo hano mu mushumba ngo umushumba rishyikire urumva se umuntu atakoze ubuhigi nyine ndazanye amafaranga cyane ugira se ngo bamwirukana mu idorero ubu ntabwo bashobora kumwirukana noneho ni ukuvuga ngo aho kandi ngo bahise ko bazize intumwa ko uwo muntu nta biguzi bagize bate bamubonyeho yarakijijwe n'iki yarakijijwe mu izina rya nde rya Yesu nta bindi bintu yagomba gutanga noneho uzanareba muri Matayo 12 uriya mugore ngo wahoraga ajya mu mugongo ava nawe ngo yari amaze imyaka 12 ariko ngo haratanze ibintu bye byose ngo agenda bitanga ku bavuzi batandukanye ariko ngo ntagira n'umukiza wese yakijijwe ate yakijijwe mu izina rya nde rya Yesu akoze ku nshundo gusa so nuvuga ngo ubuntu butandukanye kure ubuntu buri kure y'idini hanyuma idini nayo nyine iri mu kazi kuko ni ubucuruzi so icyo cyo kubwira rero ni iki nuvuga ngo no tugende noneho bimwe ari ukuvuga by'umunyabyaha ubwo urumva ko umunyabyaha ari imari y'idini ni idini umunyabyaha ni imari yabo ahubwo uyise umukiranutsi we wabakwirukana nawe nta munyabyaha bose bakwirukana kugutenga ngo wakoze ibyaha ni ukugira ngo ucuragize abakoze isoni bituma ugaruka mu idini usaba imbabazi none numara gusaba imbabazi utange n'ibyo baguca ariko nta kindi kintu bigendereye noneho rero tugende mu mareta y'ibihugu kugira ngo ugikurikiranweho cyangwa se bacyanarize barebe nimba aricyo none bagushyikiriza ubutabera none se uriya mukozi ahemberwa ubusa buramutse ntacyo bimaze yahembwa se usibye n'ibyo turebye muri source of national revenues hazamo taxes hakazamo fines and penalties rwose inkomoko y'umutungo financially the source of financial ikomoka mu buryo butandukanye hari imisoro biri prioritaire by'umuntu asorera ku bicuruzwa cyangwa se ku butaka ku bindi bintu ariko noneho burya amande ashobora no kuruta imisoro cyane amande rero acibwa abandi si abanyabyaha ibigande wagandiye cyangwa wakoze icyaha runaka reba nko mu muhanda tujye muri transport abapolisi uzasanga abapolisi imihanda yose bapanuye impamvu bapanuye se ni iyi uraza gutwara nabi mu muhanda baba baguciye iki amande muri ibinyabiziga byinjiza amafaranga cyane baragufata nta perimi ufite nta ruhushya rwo gutwara ufite amande baratanzwe mu nzira zose ikinyabiziga kidafite controle urumva amategeko aba yarabaye established mbere noneho kugira ngo azabone uko acacinga bya byaha by'abantu noneho bikanemeza amande ateganywa mbere y'uko umuntu akora icyaha kuko bazi ko icyaha kizabaho ubwo icyaha kitabayeho urumva ko batabahombye rero ni ukuvuga ngo umunyabyaha ni imari mu buryo bwese mu buzima bwo mu isi ahubwo wenda icyo twavuga nabwo kugira ngo tuze kugira icyo tuvuga kuri ibi umunyabyaha we mu buzima bwose mu nzira zose mu buryo ubwo aribwo bwose umunyabyaha we aba ari mu gihombo we ntacyo byungukamo ariko ni igicuruzwa cyo gifite inyungu rwose afite umumaro ku bandi bantu ku buryo wifashishije umunyabyaha yakungura wifashishije umunyabyaha none se umuntu ushaka kugira ngo ajye gucuruza undi bintu bye afata umunyabyaha ni ukuvuga ngo abanyabyaha barakoreshwa mu nzira nyinshi ariko ku nyungu z'abantu bamwe na bamwe rero nta nyungu umunyabyaha agira mu gukora ibyaha ahubwo umunyabyaha arakeneye kugira ngo abwirwe ubutumwa bwiza no gucungurwa kwa Kristo anamenye ko yagiriwe ubuntu hanyuma ave mu byaha bye kuko nta nyungu abifitemo ahubwo abamureba bamuri imbere nibo bamucuruza kuvuga ko umunyabyaha rero afite umumaro mu buzima bwo mu isi kandi ni inyungu kuri benshi kuvuga rero kimwara rutangiriyeho ngo se ngo mwava mu byaha mute niwizere umwami Yesu nyine urakira ariko nuca muri za nzira twagiye tuvuga ho ubafitiye umumaro ariko nta mumaro ufite ngahe nguko niba hari ikintu ushaka n'abandi mutwumva mujye mubikurikira ngahe nguko aho badufasha bakazatwandikira muri comment abatarakoze subscribe bakayikora kugira ngo n'ubundi utaha tuzarushaho kubisobanura neza uzagira ikibazo wese numva tuganirije mu buryo bwagutse ndumva ko umuntu agize ishusho y'uruhande ariho y'uburyo yamenya niba ari gukoreshwa amenye ngo ndi gushyirwa kuri iyi site kandi nta kintu uri kubyungukiramo reka nkore iki ngiki just for my own benefit just for my own safety and growth in general hanyuma rero ngo abantu badufashe
muzatwandikira muri comment niba utarakora subscribe uyikore ngira ngo wenda watubwira mu ijambo rimwe message waha umuntu wari ufite igiteguro umeze nka gutya twabivuze kugira ngo message natanga ntabwo nibanze cyane ku byerekeranye n'iki idini yahindura umunyabyaha cyo yamuhinduraho kuba muzima kuko idini yahindura umunyabyaha kandi ari association ari yubakiyeho abanyabyaha nibo idini yubakiyeho noneho rero wenda abanyabyaha nibo nabwira ku giti cyabo umuntu wumva amaze guhishurirwa Kristo umwami n'umukiza yagerageza kurushaho kumwizera cyane noneho n'ababwiriza butumwa bukuri bakwiriye kubwira abantu uburyo bakita uko basohoka mu byaha byabo se cyangwa se uko bagiriwe umuntu n'imbabazi kugira ngo batagumya kwaka imisoro no kubyazwa umusaruro ariko mu nzira zitaboneye. Imana ibamugisha. Urakoze cyane rero twakomeje kubana niba ikiganiro kigejeje ku musozo habwa umugisha biragaragara ko ushaka gukura gutera imbere mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'ubumenyi mu buryo bwo kuganira ndetse no kunguka byinshi bishingiye ku busesenguzi hanini bushamikiye ku ijambo ry'Imana. Gira umugisha rero naho gutaha ni utarakora subscribe uyikore wabanye natwe rero kandi ugira amahirwe n'imigisha mu gikora byose. Amen. Bye.